Ishuri ry'ubumenyingiro rya Don Bosco Muhazi TVET School rirashishikariza abakobwa kwiga amasomo ya tekinike kuko byagaragaye ko ubumenyi tekinike bukenewe cyane ku isoko ry'umurimo. Abakobwa nibitinyuke bumve ko bashoboye nka basaza babo, turenge cyagiye cya kera cyo kumva ngo umugabo ni uzubaka, umuhungu ni uzakora ibi nibi, cyangwa se umukobwa azadoda gusa cyangwa se azateka gusa. Turenge iyo myumvire. Ni mu gihe abanyeshuri b'igitsina gore bakunze kugaragara mu masomo yo guteka n'ubudozi, nyamara kandi igihugu cyangwa urwego rw'umurimo rukeneye n'abagore cyangwa abakobwa bashoboye kubaka. Tugashishikariza abakobwa kuba bakwitabira ya mirimo y'ubwubatsi ikunze kujyamo abahungu gusa, ndetse no ku rundi ruhande tugashishikariza abana b'abahungu nabo kwitabira ya myuga dusangamo abakobwa gusa nk'ubutetsi n'ubudozi, kuko hanze ku isoko ry'umurimo nk'uko leta nayo iri kubishyiramo imbaraga, ntabwo bakivangura ngo bavuge ngo bafate umuhungu cyangwa umukobwa, aho gusanga wa wundi wari warasigaye inyuma ari we bahita bashaka gushyira imbere kugira ngo n'abandi bagenzi babo babyiteho. Abanyeshuri bize kuri Don Bosco Muhazi bahamya ko ubumenyi bahakura bubafasha mu buzima busanzwe, kandi bagashishikariza bagenzi babo kuza kwiga umwuga hagamijwe gutegura ejo hazaza heza. Gusa umwana wize hano kuri Don Bosco Muhazi yageze hanze ku mashanse by'umwihariko mu bwubatsi bakamugira icyizere agakora, ubutaha araza agakomereza kuko agaragaza icyo ashoboye. Hano hari uburezi bwiza, umwana hava hari ikintu azi. Ubu ndimo ndakorera ubwubatsi hari Kicukiro ku Irebero. Kugeza ubu iri shuri riragenda ryinjira mu cyerekezo gishya, aho abanyeshuri bagiye kujya bahabwa n'andi masomo y'inyongera ku yo bari basanzwe biga, arimo gukoresha mudasobwa, kwigishwa ubuhinzi, gusudira, gukora imigati n'ibindi. Mu by'ukuri usanga ari ikigo gitanga uburezi bufite ireme. Hari udushya twinshi cyane umunyeshuri ashaka kuza hano atazi gusoma no kwandika, akaza akiga gusoma no kwandika ndetse akiga n'imyuga bikamugirira umumaro. Ku banyeshuri barangije hano, abari abafinaliste barangije, waba uri ingaragu, waba warashatse cyangwa utarashatse, wemerewe kuzaza kwiga amasomo y'inyongera tuzatanga muri iki kiruhuko. Tuzatanga ubusudire ndetse dutange ICT ndetse na patisserie na boulangerie.